kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zacu ko zigenda zigira imbere. Rero dutangiranye hano n'umukobwa wifitiye hano akantu arimo kugenda anywa akantu, arangije araza agwa hano. Biragaragara yuko rwose yishimishije, yakoze buri kimwe cyose, ariyandarika koko, yakoze buri kimwe cyose, yigira nabi, ageze hano aravuga ati ubu ngubu nayobewe ahantu ndi, muze mu ntwari. Umukobwa hano arongera yishakamo akantu k'akabaraga, arongera arahaguruka, arihanagura rwose neza. Murabona ko ari umukobwa w'igitonore. Arakomeza yiza imbere mo kugenda yivuga ati ngomba kukunywa, nzakomeza nkunywe, n'ubundi nabonye abahungu b'i Kigali ari abagome cyane. Murabona ko hari igihe murakaza abakobwa, mukabarakaza ugasanga ibintu ntago bigenze neza. Ako kanya arangije araza arakomeza aza agwa hano. Kugwa hano hari uwaje hano, yakuye imbere y'igipangu, hari umusore wasohotse yarangije aza hano, arebye abona ihene irizanye. Hari ukuntu ugira gutyo ukabona ewana hari ikintu kizanye, arangije aramureba, aramwitegereza. Hano umuhungu hano hari undi muhungu urimo kureba ibyo bintu byose, arangije arabyina ati ewana nditoreye kabisa. Arangije arabyina atereka hasi hano uburoso n'igikombe, abanza areba hirya no hino ngo arebe niba nta muntu urimo kumureba. Arangije arakomeza akubita ku mabuno ati ewana ahangaha rwose ndumva yoroshye. Arangije avuga ati rero kanze nkwereke. Arabanza aramubyinira, arabyina hano, arabyina bimwe bya atari. Arangije aramuhagurutsa hano. Umukobwa hano arangije nawe arahaguruka. Kumuhagurutsa aza hano. Umukobwa urabona yuko agifitemo akenge, yimanurira akajipo, undi araterura ajyana mu gipangu. Icyo bita yitoreye. Arangije agaruka hano gufata igikombe. Arangije ati we nakubonye, ndimo kukubona wowe. Arangije wa muhungu wabarebaga byose wari wishe hano ahita aza. Arangije aramubwira ati bimeze biti? Ati urumva umeze neza? Ati wahoze uri hano se? Ati yego nahoze ndi hano. Ati yesu we. Ati hoze uri hano? Ati urimo kukakora iki se? Ati genda ndimo kureba ibintu byose byarimo kurebera hano. Ati bikize? Ati umukobwa aje hano agwa hano hasi. Ati hano hasi se? Ati yego. Ati hano hasi? Atari. Ati wikijijisha wikijijisha. Ati umukobwa aguye hano hasi, mujyana mu gipangu. Ibyo byose ndimo kubireba. Urumva? Undi ahita avuga ati, undi bisa nkaho nyine araburiza kandi ati byose wabibonye byose? Ati yesu we. Ati noneho ati so ngubu ni ibiki koko bibaye? Ati ariko wowe humura. Ati humura njyewe nubwo nakubonye ntabwo nakuraburiza. Ati rero urashyira hano amafaranga. Ati okay nimba nari bigayigende. Ati ntabwo ngenda, nkeneye yuko nanjye ugira akantu mfasha. Urumva? Ngerenyije kumbwira akantu mfasha, ubundi umpe ku mafaranga, numpa amafaranga ubundi nkureke ujye kwigumanira icyana cyawe. Hatari ikibazo se? Ati nta kintu bitwaye. Ati rero kamubwire nta mafaranga mfite pe. Ati sinkubeshye. Ati nta mafaranga mfite. Ati rero niba nta mafaranga ufite genda uhamagare uriya mukobwa asohoke muri iriya aho yarari. Ati hamagara uriya mukobwa asohoke aho yarari. Ati mbabarira rwose mbabarira. Ati basi fata telefone. Ati si telefone nangahe? Ati mani mbabarira fata iyi telefone ugende uyigurishe ariyo utwara. Ati oya. Ati genda uzane uriya mukobwa. Ati oya rwose ntabwo uriya mukobwa namuzana kandi ndamwitoreye. Ati si iyi telefone igura angahe? Ati telefone se? Ati telefone nyamara wakuramo amafaranga afatika, ushobora gukuramo amafaranga afatika. Ati okay. Ati urabizi neza ko nshobora gukuramo amafaranga afatika? Ati okay nta kibazo, reka nze nyijyane ndayigurisha ndebe ko havamo amafaranga. Ati nta kibazo rwose, reka njyewe nyijyane. Ati okay nta ribi, telefone yijyane
amuha telefone kuko nta mafaranga yari afite. Undi yinjira mu gipangu gukwakwanya, yinjira mu gipangu gukwakwanya. Yinjira hano mu gipangu, ako kanya arongera ararunguruka ngo arebe nimba noneho nawe urimo kumureba. Genda muri iyo telefone hari icyo imaze. Tugaruka hano ku munyabibazo. Hano hari undi uri hano ushobora kuba yahuye n'imyaka uyu munsi, arangije arakomeza arareba. Urabona yuko ashobora kuba yahuye n'ikibazo rwose gikomeye cyane, kimwe gikomeye cyane. Arakomeza aratekereza. Ako kanya wa musore abaraje ati bimeze bite se bro, ati bimeze bite. Arakomeza amwira ati wambara ukareka kunsakuriza mwana, nta kuntu bimeze, ntabwo bimeze rwose, nifitiye ati tudaserera ugasanga atari ko ngiye nanzanywe n'amahoro. Ati oya, ibyo kuzanwa n'amahoro byose ntabwo ni kuko nawe ukubita ugahita ugwa kuri sititaho, urumva. Atari ko ngiyewe ikinzanye hano ntabwo nzanywe n'amahane cyangwa iki. Ati ngiyewe nagira ngo musaba agaserivisi. Ati akahe gaserivisi? Ati ngiye muri kamumani, ngiye nagira ngo ngusabe agaserivisi nta kindi kintu. Ati ngano mfite agatelefone nakakugurisha. Ati se washaka amangahe? Ati ngiye ndashaka iminota y'ibihumbi 10. Ati ibihumbi 10? Ibihumbi 10? Ati yego, karacyari keza, karacyari kazima. Ati rero wampa iminota y'ibihumbi 10. Ati reka mubwire, nimba ufite ibibazo nanjye mfite ibibazo, urumva. Ati mva ngo umubwire. Ati ndaguha amafaranga yose ushaka, urumva. Atari kumfasha gushaka umugore wanjye. Biragaragara ko hano hari uwashatse umugore. Ati umugore wawe ameze gute kugira ngo tumurebe? Ati rero umugore wanjye ni atoboye izuru. Atoboye izuru? Ati atoboye izuru? Ati undi ati muremure mu kuntu? Nawe ati oya, araringaniye. Ati ufite ku mataye, ufite n'uduki? Undi asekamo arangira ati okay. Ati ngiye icyo nshaka, ngiye iby'umugore wawe ntabwo mbizi, nkeneye yuko ngurira telefone. Ariko ukabona arimo kubivuga, arimo guseka nyine, bisa nkaho nyine umugore we yaba amuzi. Bisa nkaho umugore yaba amuzi. Ati rero umva nkubwire. Ati ngwino hano nkubwire. Ati mva muvandimwe, nkeneye yuko nubwo umugore wanjye yananiye, urumva. Ati ko ndimo kukureba nkakwitegereza nkabona umugore wanjye rwose wamubonye. Undi aramubwira ati oya, by'umugore wawe nta mugore wawe nigeze mbona, nawe nzi. Ati ngewe ndimo gupfa kwivugira kuriya. Ati ko muvandimwe, wambabariye ukaba wamfasha ko nanjye nzagufasha, undi buguhaye amafaranga yose ukeneye ukamfasha mani, nubwo umugore wanjye yananiye ariko kumushaka kandi kumukunda cyane. Ati umushaka umugore wawe? Ati ndabunge yego ndamushaka. Ati okay, ariko ayo mafaranga urayampa? Ati yego, amafaranga ndayaguha. Ati ngewe nta kibazo, uragura ino telefone ibihumbi 10, noneho umpe n'ibindi 10 ku ruhande byo kugira ngo dushake umugore wawe. Undi aramubwira ati okay, nta kibazo reka. Ati naribi, ntacyo bitwaye, reka tubanze tugende njye mu rugo, umpa ayo mafaranga nishyure iyo ndaya nararanye, urumva, kuko njye mfite ikibazo cy'indaya nararanye. Nimara kwishyura iyo ndaya nararanye, ubundi ngewe nawe tujye gushaka umugore wawe, ntacyo bitwaye. Ati urumva ari ribi? Ati nta kintu bitwaye. Undi akomeza nyine amubwira ati nta kibazo, ngaho tugende ubanze wishyure iyo ndaya, ubundi turangiza tujye gushaka umugore wawe. Undi baragenda, ako kanya bahita baza hano. Ati humura rwose. Undi araza arakomanga hano ati wandaya we, sohoka, amafaranga yawe wari ugiye kundutsa. Ati oya, nasohoke rwose umwishyure ubundi tugende. Ati nasohoke kabisa, nasohoka. Undi aramubwira ati musohore. Ati sohoka, amafaranga yawe nayazanye tukwishyure, umvire mu nzu wigendere. Murabizi ko indaya iyo utayishyuye akenshi ntabwo isohoka muri iyo nzu. Umukobwa ati ayo mafaranga ari hehe? Umukobwa arasohoka. Mu gusohoka arangira ati zana amafaranga tumwishyure tujye kureba umugore wawe. Ati nta kibazo, reka tumwishyure. Ati nushaka uyamwihere, uyamumere. Ati nta kibazo, ariko reka tuyamuhe, ntacyo bitwaye, reka tuyamuhe. Ati gira vuba nyine. Ati ari ese nyine ngo tuyamuhereze, ari hehe tuyamuhe? Ati nasohoke tumuhereze ayo mafaranga ye. Ako kanya wa mukobwa arasohoka. Mu gusohoka ati hari amafaranga niyo ashaka, reka nze tuyamuhereze nta kibazo. Akireba gutya arikanga. Umukobwa hano arikanga nawe aragwa. Ati we, umugore wanjye kumbi cyari cyararanye umugore wacyo. Harangije ahita agwa igihumure, nawe ahita agwa igihumure. Undi nawe hano aravuga ati karabaye. Arebe mu nzu bose arikanga. Ati noneho karabaye.
bose umugore n'umugabo, nawe ati atayiwe, ati bose barapfuye, ati ubu nabwira iki polisi, koko nabwira iki polisi, ati reka nanjye mpfe, bose nawe barapfuye. Dukuru dushimishije n'ahandi hantu dusanga usibye hano kuri ino channel, ibuka gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona notification ngo dusohoye video, wibuka kujya muri comment ukanda kuri link ya mbere kugira ngo ubashe kugera kuri filime tuba twapeninze. Mukomeze mugire ibihe byiza.